Ndagusuje cyane kandi ngo haye ikaze mu biganiro by'Ishyo TV aho dukurikiye uri hose. Reka nkwifurize kugubwa neza no kuhirwa n'ibyo urimo. Yewe ndi Alani Claude. Niba ari bwo bwa mbere ukidukurikira, ibyiza no kubakanda subscribe kugira ngo ntugacikwe n'ibiganiro twateguye. Numara gukanda subscribe, iryo jambo ritukura riri munsi y'iyi video ukande kuri iyo nzogera iri iruhande rwaho kugira ngo iteko uko tumaze gutunganya inkuru zacu ujye ubona ubutumwa bugufi bukubwira ko hari icyo dushyize hano, hanyuma ubu wa mbere mu kukireba unadufashe kugisangiza abandi kugira ngo twubake umuryango mugari w'Ishyo TV. Ikaze mu makuru yacu uyu munsi. Muhima Michel uzwi nka Mike yasanze umugore waryamanye n'undi mugabo mu buriri bwe. Ni inkuru yanditswe n'ikinyamakuru Umuryango. Gusezerana na Michel mu mategeko nabifashe nka anniversaire. Uyu ni Akayezu nyuma yo gufatwa asambana n'undi mugabo. Yitwa Michel Muhima uzwi nka Mike, atuye mu murenge wa Jabana mu kagari ka Bweramvura, umudugudu wa Rugogwe ni mu karere ka Gasabo. Hani mu gitondo cyo kuwa mbere ubwo yafatiye mu rugo rwe umugabo witwa Simeo amusanze mu cyumba cye aryamanye n'umugore we Akayezu Odette bashyingiranywe mu buryo bwemewe n'amategeko. Ubwo yari yagiye Gisenyi mu kazi, Michel yaje gutaha. Ageze i Kigali ahamagara umugore we amubwira ko ageze i Kigali, anamumenyesha ko agiye kugera hafi yo mu rugo. Uyu mugore yamubwiye ko niba ashaka amahoro atataha kuko urugo rwabo atari lodge. Umugabo yahise atekereza ko uyu mugore we ashobora kuba yasomye ku gacupa ndetse ko aramutse atashye bashobora kugirana amakimbirane. Muhima Michel wafashe umugore wasambana yubahirije icyifuzo cy'umugore we maze ashaka aho acumbika. Mu rukerera Michel nibwo yazindutse agera mu rugo iwe saa 11:10. Ageze muri salo ahasanga inkweto z'umugabo, kandi izo nkweto ntizari za Muhima. Yahise ajya mu cyumba cy'abashyitsi ngo arebe niba zaba ari iz'umushyitsi waharaye. Ahageze asanga nta muntu urimo, atekereza ko wenda zaba ari iz'abana baziranye. Yahise ajya mu cyumba cye ngo akuremo imyenda anitunganye dore ko bwari bumaze gucya. Ahageze asanga urugi rurafunze. Akomanze yumva ijwi ry'umugabo mu cyumba cye riramwikirije. Yahise aceceka ajya gutabaza abayobozi n'abaturage, hato umujinya utaza kumusabiranya akaba yakora amabara. Abayobozi baraje maze barakomanga uwo mugore ngo afungure. Hashize akanya hasohotsemo umugabo buhoro yitonze n'icyizere cyinshi nk'uri mu rugo iwe. Umva icyo Muhima yavuganye n'itangazamakuru nyuma yo gusanga nyine bimeze gutya. Hari nko mu masaha 5 z'ijoro umugore ntaragera mu rugo, umugore ahitambwira ngo nushaka usubireyo ngo uko nuza turaserera, urugo rwacu ntago ari logine. Ndavuga nti pas possible, gusa turaserera n'umuntu hari ikintu twaba dupfa wenda kirenze duserera. Ariko kubera uburenganzira abagore bahabwa muri iki gihe, ndavuga nubwo umugore ndavuze kuriya ashobora kuba ari zanzoga bawe anywa yasinze cyangwa se hari ibindi yishingikirije, ariko reka nge ntanga amahoro ati imodoka nsubirayo njya gucumbika. Ariko nteganye yuko ndi buzinduke mu gitondo nkareba icyo kintu kiri gutuma umugore ambwira ngo turashwana ningera mu rugo no gutaha mu rugo. Birancanga cyane. Ngo aho naraye nazindutse mu gitondo saa 11:10 mbangeze mu rugo direct. Nkigera mu rugo ninjiye nakomanza abana baranyingurira ku gipangu, ndinjira ngeze muri salo nk'ibisanzwe mbona inkweto z'umugabo muri salo. Ngibazaho biranyobera. Ngiye mu cyumba cy'abana ngo ndeko hari umushyitsi waharaye, mbona nta mushyitsi waharaye. Ndabaza nse umuntu waraye hano muramuzi? Bati ntago tumuzi. Mwamubonye se? Bati ntago twamubonye. Bigaragara ko umugabo yitwikira ijoro ajya kuza. Ubwo ikintu nakoze niki, nahise njya mu cyumba cyanjye kureba madama aryamye mubaza. Nkigera mu cyumba cyanjye natungwe no kubona icyumba cyanjye ahubwo gifunze, kandi tutajya tugifunga bitewe na security y'abana. Inzu yacu ni nini, tuba dutegereje wenda kumva ko umwana yahamagara yagira gute, umuntu akabona uko yabyuka yihuta wenda akajya kumureba. Noneho ngiye mbona icyumba kirafunze, ibintu bitajya bikorwa.
ngibazaho umwanya munini biranyobera, ndakomanga nkomanze numva umuntu w'umugabo, harimo umugabo, nubishamwe umuntu w'umugabo ndavuga no hano harimo umugabo, nta yindi aferi irimo. Ubu ngiye guhamagara ubuyobozi, mpamagara itangazamakuru, mpamagara abantu bose mu rwego rwo kugira ngo ntahungabanye umutekano, no mu rwego rwo kugira ngo mbese numve ko neze nibigiye kuba byose abaturage babibone, ubuyobozi bibone muri rusange. Kuri ubu ngubu hakurikiye heke uyu mugabo ubwo wari ubizi ko asanzwe aguca inyuma cyangwa asanzwe uryamana n'umugore wawe? Uyu mugabo rero ubundi uyu mudamu tujya kumenyana ngo yari asanzwe aziranye n'uriya mugabo, bari amashuti basangira mu bubari. Umugabo yitwa nde? Umugabo yitwa Simeo. Niba ari niyibigira Simeo, menya ari niyibigira cyane niyibizi Simeo gutyo, ngo ni umu-engineer akora ibintu byo kubakisha. Njya ngo wenda namuze kujya uraza kumwereka abaturage barasanga bamuzi. Ubwo akajya akunda guhamagara umugore wanjye, nkabona nimero, ngira ngo nigeze kuguhamagara mbere ndakubwira ni hari umugabo wohereza umugore wanjye amafoto yamba ubusa yirwa mushuka agira gute, kandi ibyo ntago ari byiza. Muri rusange ngenda ndazi ko abagore bashukika, ariko uriya mugabo yararengereye cyane. Gusa n'umugore nawe aba yabigizemo uruhare, kuko ntago yatanga karibu kandi azi ko urwo rugo rubamo undi mugabo. Ubwo ibyo wambazaga rero tumaze kumenyana n'uwo mugore, yarasanzwe aziranye n'uwo mugabo, ariko ndavuga nubwo ni kwa kundi wabuziranye n'umuntu ariko wabona uwo mwubakana ukavuga ati ubwo nari nziranye nabo ndabakatiye. Nibwo umugore yambwiraga ngo nimwambike impeta vuba tukimara kumenyana, nimwambike fiançailles niba mfite gahunda yo kuba twazabana nawe, mwambika fiançailles. Ndayimwambika rwose, imwambikira muri hoteli de Pileni hari haruguru, hari abantu benshi. Gusa amakuru twanawe no kwigiye twamwambika, namwambikaga fiançailles, ahubwo ngo umugabo yaje twe tuhavuye aryama muri za ndabo, ngo araryama ararira amarira ageza hasi. Nkomeza kugibaza ariko nkabona uyu mugabo azansenyera tu. Umugabo nkajya nanjye ubwanjye nkajya muhamagara, mfite ama message twandikirana, wambabari ukandikira umugore ukubaka urugo rwawe. Nibwo naje kumenya ko nawe yatandukanye n'umugore, ngo afite umugore batandukanye, ubwo simbizi uko byagenze, niko ntago nize nkurikira gahunda zabo. Ariko uyu mugabo nkajya nkunda kumwiyama mu rugo rwanjye, biranga pe. None Imana ku munsi wa nyuma impaye igisubizo, mufatiye mu rugo rwanjye, mwese murabibonye, mu rwego rwo gutanga amahoro. Rero njyewe umugabo bwararusigaramo, nje ndigendera. Umugore warajyana n'umugabo cyangwa urava mu rugo ubasigire n'urugo? Barajyana cyangwa se barusigaremo, ariko gusa jewe urabona uyu mudamu, iyi nzu mubona hano, uyu mudamu tumenyana yari afite akazu k'ibyumba 2 na salon n'akantu hari ibyumba 3 n'akanexi kamwe. None ndavuga ni aho kugira ngo twubaka ahandi kandi gusaba ibyangombwa, kubona uburenganzira n'ibiki byose biri kudufata igihe kinini, ubwo tugiye gusezerana ivangamutungo, tugiye kubana nk'umugore n'umugabo mu nzu, kandi nawe akanyereka urukundo, akanyereka ko nkunze neza. Nafashe amafaranga nari mfite, dusenya ya nzu n'umuyobozi uramubaza, inzu yari hano ntago ari, turayisenya, nyisenya mpereye hasi. Inzu ndayubaka yose, inzu ndayirangiza, turangije gukora inzu. Ndavuga nubwo sheri, ubwo turangije gukora inzu imeze neza nta kibazo, ubu twakurikiza iki? Umudamu aravuga tubicyakurikiraho, wenda ubwo twakora mariage, ibintu bikihuta bikava mu nzira, duhita dukora mariage nabwo yankose amafaranga atagira ingano, kuko ibyinshi nge numvaga ari umudamu nisanzeho, ni umudamu wenda nasanze yaragize ibibazo bikomere by'urushako nkuko nanjye nigeze mbigira. Ndavuga nubwo umudamu tugiye kwibanira ubuzima bwe bwiza. Ubwo uyu mudamu mufitanye abana? Nta mwana twe twagirana, gusa numva avuga ko atwite, siyo ko ntanagihamya ko simbizi, ariko arabimbwira nanjye nkabibona n'ibimenyetso nkabibona ko atwite. Ni ibintu bitangaje. Iyi nkuru ikinyamakuru Umuryango nacyo kiyikesha BTN TV, yatawe n'umunyamakuru w'umuhanga witwa Ndahiro Valence Papi. Nyine BTN TV yavuze ko uyu mugabo mu gashati keza k'umweru, agakote k'umukara n'ipantaro y'umukara, n'ibizu Simeo yasohotse mu cyumba yifatiye mu mifuka. Abajijwe n'abari aho mu bwishongozi bwinshi, abasubiza ko yaje azaniye Odette umuti maze bikarangira araye. Mike yahise afatwa n'umujinya, ashaka gukubita igipfunsi, ariko baramufata. Bari baraho bakomeje guserera, maze umugore nawe aza gushyira arasohoka mu cyumba, maze ageze imbere yerurira abari aho bose ko ibyo yakoze yari yabitekerejeho kandi abizi neza. Aha naho bari bamaze gushyamirana basa n'abarwana.
baje cyane gushaka umutima w'urwanyi rero ko umukozi wa tata magambo ye umugore ati biriya ubukwe bifata nka anniversaire yabaye guteka imitwe gusa abagabo b'i Kigali mfite uburenganzira bwo kugendana n'abo nshaka kuko ndi mu gihugu cy'amahoro ntabwo ndi umusazi wo gukora ibyo ntatekerejeho ayo n'amajwi y'umugore yisubirira muri ibyo nyine biriya bifata nka anniversaire yabaye anniversaire yabaye ateka imitwe gusa abagabo b'i Kigali ab'Efro gusa mfite uburenganzira bwo kugendana n'abantu numva nshaka kuko ndi mu gihugu cy'amahoro sibyo ntabwo ndi umusazi ukora ibyo ntatekereje nyuma y'uko avuze aya magambo abari aho bose baguye mu kantu benshi bazamura amarangamutima bituma bamubaza niba yibuka ko yasezeranye imbere y'amategeko na Gahima Michel maze udeta n'ubwishongozi bwinshi ati biriya nge mbifata nka anniversaire nk'isabukuru aha abari aho bafashwe n'ikiniga baje guhamagara inzego z'umutekano maze ziza gutabara ababishinzwe umutekano barimo polisi na RIB baje gusohora Simeon na Odeta mu rugo bacungiye umutekano ku buryo bukomeye nk'abanyacyubahiro binjizwa mu modoka bari bateguriwe na polisi bafungurirwa umuryango binjiramo nta nkomyi ibi wenda bavuga ko ari uburyo kugira ngo hatagira uwabahohotera ngayo nguko rero ngiyo iyo nkuru y'agatangaza niko navuga aho uyu mugabo nyine Mike yasanze undi mugabo mu buriri bwe ndetse anaryamanye n'umugore we ariko icyatunguye abantu bose ni uburyo umugore yagaragaje gusubiza mu buryo busa no kwishongora nyine nkuko byagiye bigarukwaho mu nkuru anavuga ko rwose ibyo yakoze abizi kandi yanabitekerejeho adafite ikibazo cyo mu mutwe reka natwe dusoreze inkuru yacu hano tubasabe gukurikira ibiganiro byacu no kubisangiza inshuti zanyu ziri hirya no hino ikindi tuzamenya kuri iyi nkuru tuzakibagezaho nk'abakunzi b'Ishyo TV Imana ibishimire reka tuzasubire bye bye ngewe nari Alani Claude ciao